n'ubu buhanuzi bw'uyu munsi bampora iki nawe ntazajya muri gereza y'amageragere. Nari maze iminsi abantu babimbaza, abanyamakuru babimbaza, ariko mu izina ry'Imana ishoboye byose ntabwo bampora icyo azareba amageragere. Kwa muganga bave kwa muganga, abafite intimba ubakiza intimba, abababaye ubahumurize, ababuze akazi ubaha akazi, abari mu kazi ubazamure, ababuze urushako ubaha urushako mu izina rya Yesu, ababuze abantu baha abana, kandi buri muntu wese ikicira aherereyemo. Mukunzi wanjye uri mwiza, sinzi uko nabivuga, mukunzi wanjye uri mwiza rero, haleluya. Mukobwa wanjye Jeni naraguhanuriye byasohoye, haleluya, ndanezerewe. Hako ni inkuru nziza pe. Mama yiwe niba akira telefone uyiyoherereze aho ngaho, uyiyoherereze. Wamonye Jeni ukuntu yambaye ikanzu nziza, haleluya, uruhande rw'itarapo, beritara yambaye kandi bakubisemo ubupfukamunwa. Ibyo ntabwo ibiryo biribwa neza. Yego. Je namubwiye rero Jani, Imana izaguha umugabo mwiza utazagupfubya mukobwa wanjye. Ntiwabyumvise? Niko bimeze. Bivuge ko yari yarapfubye kwena promesse ya Beritra, ni nayo navuga ni couple. Ariko Sando, uzi gushaka uri umugore, icyakujyanye gushaka ukakibura. Se wowe ibyo bintu umva atari ibibazo. Buri ingo nyinshi uzabona nyinshi zisenyuka. Ariko jewe ntabwo ariko byagenze. Ingo nyinshi uzabona zisenyuka. Najya kubikubaza, tirone. Reka nkubwire. Machine yose idakora, moteri yose idakora, bagashyiramo imyumbati ntiyisye, bagashyiramo ibigori ntibisye, iyo mashini iba yaguye ingese, nuvuga ngo biya bisaba ibikeneye kurovizwa. Burahari. Ubukwe burahari vuba. Oya niko bimeze. Ahubwo abantu bose bamutwerere, mana yanjye, mana yanjye, bana yanjye we. Ntago yitabye. Nta nimero yawe agira cyangwa. Ashobora kuba atayifite, ariko icyo nzi cyo yewe ndayifite. N'agafoto nagahawe n'umuntu wa tekinike wo mu murenge ahantu basezeraniye. Rahira. Ariko umurenge wose ngutangaza. Umuntu yambwiye no muntu umwe tasivire wo murenge. Yambwiye ngo pastor nemeye kuri ubuhanuzi udasanzwe, ngo nari narabonye ikiganiro wakoze ku Mpanuro TV ubwira Jeni katazabana na promesse, umubwira ngo Imana izamuha umusore mwiza, umugabo mwiza uzamukunda, akazamukundira abana. Ngo Jeni limo shaka ya bosekere bobo shindala bobo shi, vuga ngo haleluya, vuga ngo amavuta mutumishi w'Imana, Imana yemera, Imana irakora ntikora, Imana irakora, Imana yawe ndayubaha, irabakunzi ba Jeni ande Beritara. None se mbere yuko nagira icyo babwira, wabatungura umuntu akababwira akajambo kamwe nanjye nkabona kuvuga. No kuri ko Imana akavuga, kandi ubabwira ibyo nakubwiye turi mu kiganiro ngo hanurira. Ndaje ndababwira, ariko uyu muntu nabanza basuhuza. Uwo ni Beritra. No mukwe wanje, muhungu wanje. Beritra. Karame. My son, how are you? I'm fine kabisa. I love you my son. We love you too. Kuko mugiye gukora ubutumwa budasanzwe, mugiye kuvuga ubutumwa budasanzwe. Ukuri. Imana izabashyigikira. Amen. Beritara, abantu ugiye kuzumva abafarisayo benshi. Amajwi y'abafarisayo ntuzayatega amatwi. Abasadukayo uzababona. Abanditsi b'ibinyoma uzabumva. Uzahagararane n'Imana, Imana iguhaye umugore mwiza, uzamukunde, umukundira abana, azagukunda n'urubyaro muzabyara, Imana izarushyigikira. Nanyone urumva nanjye nari ndi mu bineza ndibagirwa, mu bukwe hari igihe wibagirwa n'uw'ingenzi nk'umukobwa wawe. Mumbabarire pe. Nta mutima mu bukwe bukuru nzabatumira mwese. Haleluya. N'abakunzi bagasaro, mfite y'abakunzi Sandrine. Kuzamura ikiganza kwa gitifu. Ariko Sandrine urabizi? Uriteguye noneho? Nukuvuga ngo jewe niyo nzima Jean Claude nkimara kumva cy'amategeko ya Repubulika y'u Rwanda asaba bashakanye nta gahato. Nemeye ko wowe wizeye Sandrine ubwera umugore w'isezerano, tukazabana nkuko twabyiyemeje, nkuko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abitegeka. Kera arabiteganyaga ariko barabitegeka. Uri muti wamenyo pe, uri muti wamenyo. Wabonye Yoweri wiyo kamara kari barabiseka. Nasamuga cyane. Haleluya. Shakari umunsi ndwaye mu nda. Reka dusoze. Oya, abanyamakuru mwese, Pastor CLAUDE azasezerana n'uwizeye Sandrine wa GASARO TV. Lebo sikata. Shakra. Yowe, watubutana ukaza ukavuga ko uzabaye musa.
Ngasaba MC Joel. Sambu gakire. Tunga kamera. Oya, baza umva uzi ko yego bimeze bite nukuri jewe ndabashyigikiye nubwo ntazi ibyo mbashyigikiye mari GASARO TV. Bakunzi ba GASARO TV tubahaye ikaze aho merere mu mpande zose z'isi ndabasuje cyane abari mu Rwanda n'abari muri diaspora muri rusange mbabwira ngo ndabifuriza umwaka mushya muhire wa 2023 uzababere mwiza ntavuga ngo w'amata n'ubuki ntibizagende neza turi kumwe na Pastor CLAUDE navuga nyuma y'iminsi myinshi n'undi aragarutse ariko kanongere nkubwire ngo ushaka indirimbo nziza wareba indirimbo ya Bella Coil ni korali nziza cyane ndetse murumva ko iyi ndirimbo background irimo ubutumwa bwiza bw'Imana kandi na Pastor CLAUDE aremewe yemera n'Imana sivyo niyo mpamvu nitwa pastor. Urumva ku GASARO naho umurimo w'Imana watangiye. Ibyo bintu ni byiza kurusha ibindiho. Indirimbo z'Imana zo kuramya guhimbaza Imana ni ikintu gikomeye cyane. Yego. Kandi Imana iguha umugisha ko wabamaza ubwami bw'Imana. Amen. CLAUDE rero murabyumva tumukuye mu rusengero ariko arihangana. Niko bimeze. Yari yaje gusenga murabyumva ama background ari inyuma. Ariko dushimye Imana yuko ntago ari igihe kinini n'ubundi leta asubira gusenga. Dushimye Imana ko uduhaye umwanya. Murakoze. Umeze gute? Ndashima Imana ameze neza. Ndamaze zimeze neza? Ntama zimeze neza. Uyu mwaka urangiye ugusigiye iki CLAUDE? Uyu mwaka wabaye magatogo. Icyo bita melange ya byose cyangwa imvange. Yego. So harababuze harabavuye muri uyu mubiri w'inshuti abavandimwe. Hari inshuti zabonetsemo. Hari abanzi babonetsemo. Yego. Ibintu byose rero buri mwaka wose ujyana n'ibyawo ariko turashima Imana ko duhumeka umwuka wazima muri iyi minsi ngahise muri aya masaha ngahasigaye no umunsi umwe n'igice ngira ngo no umunsi umwe n'amasaha runaka. Yego. Rero reka dushimire Imana yo yaturinze. Korali imwe yitwa abagenzi bo mu Adventiste kumima baravuze ngo niki watanze mwana wa Adamu kugeza uyu munsi. Rero kuba tukiriho n'ubuntu bw'Imana. Yego. Kuba duhumeka, kuba tuvuga, dukora, turyama tukabyuka amahoro, ibyo byose n'ubuntu bw'Imana. Rero navuga ngo dushimire Imana yo yaturinze kugeza kuri uyu munsi n'igice usigaye kugira ngo twinjire mu mwaka mushya wa 2023 ariko bazana ijambo rya gihanuzi ry'ukwezi kwa mbere tugiye kwinjiramo mu mwaka utaha. Urabanza tubwire ubuhanuzi rero. Ntubizi ko ndumuhanuzi Sandri. Ngiye ntabwo niyamamaza ahubwo ibyo mvuga nibyo byamamaza. Yego. Nuvuga ngo mereye kwitwa Papa Sharirene navuze ko azashaka umugore wo mu majyepfo inyuma ya Mama Sharirene ko nashaka undi uturutse mu yindi ntari yari yo yose bitazemera bizemerera mu majyepfo. Hanyuma kabiri mvuga ko Ndimbati azafungwa ariko ari inkoni y'Imana atazatindayo. Ndimbati azagufungwa na Musanga ageza ndamubwira ngo nyuma y'uko uburanye urubanza ruzasomwa mu bujurire wajuriye uzahita utaha. Nyuma nsanga Prince Kid ndamubwira ngo ihangane twajyaga duhurira ku rukiko nyina ngo warabibona. Nimageragere igenda nagiyeyo inshuro zirenga enye. Yego. Ngiye gusengera Prince Kid n'abandi batari abasitare ntabwo dusengera abasitare gusa mperutse no kujya muri gereza ya Nsinda irwamagana. Rero hari Prince Kid hari perezida wa Kenya William Ruto navuze ko azaba perezida wa perezida. Nta kintu na kimwe ndavuga ngo giferinge cyangwa se ngo kigere kitabayeho. Urabyumva neza? N'ubu buhanuzi bw'uyu munsi bampora iki nawe ntazajya muri gereza y'amageragere. Nari maze iminsi abantu babimbaza abanyamakuru babimbaza ariko mu izina ry'Imana ishoboye byose ntabwo bampora icyo azareba amageragere. Urumva? Yego. Hari ibyo mvuga byose nibyo byivugira. Bibiliya yavuga ngo ubuhanuzi bw'umuhanuzi bwemerwa ari uko busohoye. Ntabwo umuntu yiyita umuhanuzi ahubwo ababona ibyo yahanuye nibo bamwita umuhanuzi. Rero ngewe n'ubu nzanye ubuhanuzi nje gushima Imana. Hari ubuhanuzi Imana yakoze, hari ibyo yakoze. Ibyo ngibyo ariko ntabwo ndi bubivuge. Yego. Ariko nubigwisha ukabimbaza nkumva bihuye ndabivuga.
rero umwaka utaha ni ukwezi kwa mbere abantu babuzemo ibintu byinshi muri uyu mwaka ariko Imana yambwiye ngo mbaho icyanditswe kiri mu kuva 12 umurongo wa 2 ukwezi kwa mbere ni ukwezi kuzaba imfura mu mezi yose mu myaka yose ni imfura kuri buri muntu wese. Umukobwa ni imfura mu kurambagizwa, umudamu ni imfura mu kubyara, umucuruzi ni imfura mu bucuruzi kunguka, umukozi wa leta ni imfura mu kuzamurwa mu kazi, urwaye ni imfura mu kuva mu bitaro cyangwa gukira diabeti, gukira kanseri. Uwabuze ubwene gihugu mu bihugu aherereyemo byo muri diaspora ni umwaka wo kubona mu bwene gihugu. Hanyuma ikindi uwabuze visa yo kujya gusura biwe hirya no hino ni umwaka wo kubona visa. Hanyuma ibyapfuye ni umwaka wo kuzura ibyapfuye, ibyasenyutse ni umwaka wo kubaka ibyasenyutse. Imana yavuganye nanjye ngo 2023 ni umwaka w'ihumure ku muntu wari we wese wemera Imana kandi akayizera. Ko bizaba ari byiza. Wa niko bimeze. 2023 ni umwaka uzasiga Agasaro TV kinjiye mu bihumbi 500. Ariko ni nabyo turabyakiriye kandi ibyo nibiba uzafata igifurumba cy'ituro ukizane ku muhanuzi. Oya ariko turabyakiriye. Amen. Nta mpamvu yo kugira ngo jewe njya nkunda kubwira abantu ngo sinjya mpfa guhakana ubuhanuzi. Ntago mba nk'abandi ngo gisinemere ubuhanuzi. Wewe wumva ibyawe wakumva ari byo ukabyakira. Kuva wamamaza n'indirimbo z'Imana byonyine ubwabyo uremewe. Agasaro rigahabwe umugisha. Amen. Hanyuma Clo navuga ejo nibwo nakwanye ikiganiro. Nimera dusenga ariko. Nta kibazo dutangire dusenga. Mana turagushimye mu izina rya Yesu witwa ndiho kandi uzahora iteka ryose. Uri Imana ivuga bikabategeka bigakomera. Uri Imana rurema waremye ijuru, urema isi, urema abantu, urema ibiyaga, urema inyamaswa, buri kimwe cyose. Nta cyaremwe na kimwe kitaremwe nawe, ibihumeka byose niwe wabihaye umwuka. Mwami Imana turagushimye rero turi ku Gasaro TV mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Dusengeye buri muntu wese uri ku Gasaro TV witegereza Gasaro TV, yaba ari muri saro yiwe, yaba ari kuri telefone arebaho, yaba yumva ari mu modoka, aha aherereye hose yakira ijambo ry'ihumure, ijambo rya gihanuzi rimujyana 2023 rivuga ngo ibya kera ntibizibuka ukundi. Imana igiye kurema ikintu gishyashya kandi bwo kigiye kwaduka kugira ngo uyu muntu atavuga ngo yari asanzwe akizi. Witwa Imana rurema, witwa rubasha, ushoboye byose. Waravuze ngo uzibyo wibwira kutugirira ni byiza ntabwo ari bibi, kugira ngo tureme umutima mushya w'ibyo tuzabona hanyuma tuzagenda tugusenga nawe uzatwumva. Mwami Imana sengeye uyu wese abari mu nzu z'imbohe, ndabasengeye 2023 ubakure mu nzu z'imbohe, abarengana barenganurwe nawe, abazira ibyo bakoze ubahe kwicunuza kugira ngo babarirwe nawe. Abarwayi kwa muganga bave kwa muganga, abafite intimba ubakize intimba, abababaye ubahumurize, ababuze akazi ubaha akazi, abari mu kazi ubazamure, ababuze urushako ubaha urushako mu izina rya Yesu, ababuze abantu baha abana, kandi buri muntu wese ikicira aherereyemo uhagarare nawe mu izina rya Yesu. Abafite imivumo ya karande inyatsi zose ndazitesha agaciro. 2023 ni umwaka w'ihumure niko wambwiye kuri buri muntu wese wagiye mu mahanga agashaka ubwene gihugu bwaho akabubura. 2023 mw'ubwene gihugu ndasenze mu izina rya Yesu. Urakoze ku Gasaro TV nayo izamurwe mu ntera kuko uri byose mu izina rya Yesu senze nizeye. Amen. Amen. Urakoze cyane. Aho ngaho niba udakuyemo ikiganiro ntumbaze kuko iryo sengesho ubwaryo rifite icyerekezo. Niko bimeze, nashe sengesho burya ritagira n'icyerekezo ariko. Niko bimeze. Wow, ndumva nishimye. Kameramani arasobanutse. Arasobanutse? Aremewe. Imana intambwiye ngo abanzi biwe bose Imana nibatembereze batembere. Amen. Hanyuma Clo reka twinjiye mu kiganiro. Ufite navuga amagambo akomeye, uzanye ubuhanuzi uti bukomeye ndetse nigize no kubivugaho. Uyu munsi ni ubuhe buhanuzi uzaniye abantu badukurikiye cyangwa se natwe tuzaniye? Urakoze Sando. Nagize gutya ku munsi w'ejo nigeze mpanura ku kinyamakuru cyitwa Impanuro TV no kuri Big Town. Big Town Eminyawe niwe wakoreraga Big Town icyo gihe, hanyuma na Pasi wa Impanuro TV badukoresha ikiganiro na Jenny and Promise. Icyo gihe byitwaga Jani wari kumwe n'umusore witwa Promise. Yego. Turi mu kiganiro Imana irambwira ngo nimbwire Jani ko Promise atari umugabo bazabana. Kwa ahubwo Imana izamuha umusore w'umugisha azaza ari umugisha ku
ku buzima bwiwe ko azaza abantu bavuga amagambo ngo ntibizashoboka ariko ngo bikazarangira bishobotse rero bityo nishimira Jani waruzwi ufite na channel yitwa Jani and Promise ubu channel yitwa Jani and Beritara ahubwo bagiye banayisure Jani rero yarayavuye mu murenge ibintu byemeye ubuhanuzi bwanjye bwasohoye muri make Jani yarongowe oya niko bimeze ariko ntabwo turamushyiraho ikiganza ariko ubundi byemewe ubu yabaye madamu wa Beritara yabaye bwana wa Jeni hanyuma ko hari abantu benshi wa mugani babiteraga amabuye bati ntago muzabana ntago uyu musore azakurongora ntago ari we wawe uti ndetse no gutwika bamwe ati wabona ari bya bindi byateye byo gutwika ndetse utuzana ubuhanuzi navuga ni nabyiza cyane ko uyu munsi tumenya amakuru noneho ko Jani yamaze kurongorwa ntabwo bikiri ibanga ntabwo ari inkuru ntabwo ari agatwiko ntabwo ari filime ntabwo ari komedi bare bavuye mu murenge n'ifoto ndayifite yego oya niko bimeze nahereje Imana icyubahiro umuntu wese ukunda Jeni azamushyigikire mu bukwe bwiwe mariage igiye kuba mu rusengero azamushyigikire Jeni aciye agahigo Imana igaragaje ko yitwa Imana ku buzima bwiwe hanyuma Kuro babandi batekerezaga ko birabinara agatwiko wababwira iki rero ku mugani wawe niba n'ifoto ihari ntago byaba ari imikino kuko nagwa kinira kwidana nta muntu ukina ku ibendera ry'igihugu abatekerezaga ko ari agatwiko n'abatagira urukundo muri bo hari abantu bareba ibintu bakagira ibyo bararikira bakagira ibyo bareba bakareba ubukure bakareba ubutoya bakareba ubutunzi bakareba isura bakareba aho umuntu aturuka ibyo byose bakabikomantaho ariko icyo nzi cyo ni kimwe Imana izi ibyo yibwira ku buzima bwa Jeni izi icyo yateguriye Jeni izi icyo yibwira ku buzima bwa buri muntu wese wowe utwitegereza ku Gasaro TV hari umugambi Imana igufitiye utandukanye n'umugambi abantu bagufitiye abantu bakugira umugambi wo kukugira nabi bakugirira inzika bakugira kukugambanira bazi kutazatera imbere bazi kutazabaho bazi ko ari bitazemera ariko mu izina rya Yesu bije byemera ijambo ry'Imana riravuga ngo nzibyo nibwira kubagira n'ibyiza ntabwo ari ibibi kugira ngo bareme mu mutima mushya w'ibyo muzabona hanyuma iyo umuntu azamutse Sandrina ubu hari abafite fitina ni mu Giswahili ubu babona Agasaro TV kazamuka batari ko kuki uriya muhambwe kazi kuki atera imbere ariko Imana yo izi aho uzagera yego cyane Imana izakuzamura uzagira subscribers bagukurikirana bagiye kuzakuzamura urenge n'isimbi urenge na Freemax kubera yuko iyo wubashye Imana nayo irakubahisha nta kintu na kimwe Imana yivangamo kigenda kidateye imbere iyo abantu bakunyereje ariko Imana iraguhagarika mu bunyerere cyane hanyuma hari benshi baza gutera Jeni nanone amabuye nakomezaga mbona arabayamutera nago bikwiye ko umumama w'abana batatu warongorwa n'umusore ntago ari byo ntago ari byiza ati irerera abana kurongorwa ubireke uyu munsi ndabizi ko batari bubura bamutera amabuye buriya rero iteka iyo umuntu ariwe mu mugongo ahantu atabasha kwishima babiri ngombwa ngakenera umuntu wamushimira buriya Jani hari ahantu atishimiraga nk'akantu kamuryaga nko mu mugongo akaba atabasha kugezaho akaboko ngo ahishimire byari ngombwa ko haboneka umwana w'umusore mwiza cyane nka Beritara akaza akabasha gushimira Jeni ahatishimiraga buriya na Jeni nawe byari ngombwa ko Imana itegura ko agomba gushimira Beritara aho Beritara atakishimira rero abavuga ngo umuntu nka Jeni w'abana batatu bakuze ibyo ntabwo ari byo Imana ireba Imana yahaye Abrahamu na Sara abana Abrahamu ari muri 95 Sara kabakaba 90 Imana yarabahaye isezerano rero rirarindwa isezerano risoza aruko nyirukuri habwa yapfuye rero Jeni ari n'abamubona kurerega no kuba bimeze kuri ya nuko ntabamwitaga sheri shushu mugore wanje ndagukunda ni wowe gusa nta wundi usa nawe my baby my angels my sister my heaven uturumwitwa my everything everyone every chocolate my baby ese ko numvuze imitoma wundi woziriki uturumwitwa twose utwo ritwo Jeni yaburaga ubu rero Beritara agomba kumubwira baby wanje mugore mwiza mugore wanje niwe mugore wenyine gusa mfite mwisi yose ibyo ngibyo bigiye gutuma Jeni agira itota we mwiza b'umugore sobanutse
je nasama inda byari yego Jene hanyuma azabyara. ubura iki kuro ko numva iyo mitomo yifite ihagije buriya rero Mm. abaprofeseri bose ntabwo ariko barimo barigisha za kaminuza hari n'aho bibereye mu rugo bategereje isezerano ry'Imana ko rizasohora yego muri make n'ubwo uzi iyo mitoma nawe hari icyo utegereje urakibereye mu oya rugo buriya Hari icyo wokeje? hari icyo nokeje icyo cyokejwe rero hari icyo Imana inyokereje yego umunsi cyahiye icyo ngicyo nzakirya igihe kigeze ni ukuvuga ubu ngubu uhagaze gute ufite umukunzi wowe cyangwa Imana fiance? umuririmbyi yaririmbye witwa Sahihi hari indirimbo Sahihi yaririmbye iyo ndirimbo Sahihi yaririmbye rero umukunzi wanjye wa mbere ni Yesu ubundi mukunzi aramufite iyo amufite rero nanjye nzamubona gusa uradusubije yemwe mfite umukuzi ni ukuvuga kandidatire ziremewe. iyo ndirimbo se nisubije Sahihi yaririmbye ngo yemwe mfite umukuzi umenyera ubuzima wabyumvise Sandro ndabyumva 2022 ni umwaka ushoje nta gikwe kibaye kuri jewe yego ariko 2023 rwose umwaka ndawutangaje icyo gihe nibitaba iyo karane ca ku bandi nanjye nzajya gushaka uca karane azicaga amagambo meza kabisa umwaka utaha none umwaka utaha mukunzi wanjye uri mwiza sinzi uko nabivuga mukunzi wanjye uri mwiza rero haleluya mukunzi wanjye uri mwiza ari kwiyumva amazi iminsi asenga ari mu masengesho buri Imana irimwe iramunyereka bye kugira ngo 2023 twinjiremo neza irimwe iramuvana ahantu imutunganya nawe yitunganya ari mu masengesho yaramaze iminsi asenga yaramaze iminsi asenga rero kandi nzi neza yuko ahagaze neza mu isi y'umwuka kuko ntabwo Imana yampa umugore ufinina ntabwo yabikora Imana nayo ibibwiye ntabwo Imana yabikora nzi neza ko bitazabaho rero arimo arasenga yego hanyuma bisa naho ubukwe bwa Jeanne na Bertrand benshi ndabizi ko bari butunguruke bisa naho bari butungurane ndetse turaza kwibaza iki kibazo ese ntibyaba ari uko nagiye mbona ibitandukanye ko nabwo bari guterwa amabuye hari abanyamashyari hari abanyamagambo bigasa naho babihishe kugira ngo bazabikore mu ibanga rikomeye cyane ariko ubu sibikiri ibanga uko byagize ntabwo babihishe kubera yuko iyo babihisha iyo baza kubihisha nibwira yuko iyo baza kubihisha bari kujya ahantu runaka mu murenge wo mu ntara wo mu cyaro ahantu hatagize ariko nibwira yuko babikoze ku karubanda bose babire batoya yararirimbye ngo uzashima Imana bose babireba icyubahiro cyayo ukiheba kureba rero Imana ibikoze kugira ngo abavuze bose amenyo yabo bayafunge iminwa yabo iceceke iki ni gihe cyo kugira ngo rero icyubahiro cy'Imana 2023 Jeni na Bertrand baye bari mu mashimwe ko Bertrand ifoto ndayifite mu kanya niba urayifite nawe ndaje nyikohereze ndaje nzikohereze ndaje nko yabuse we genda avuga ibidahari genda avuze sinshobora kuvuga ibintu bidafite ibimenyetso reka ha mukobwa wanjye Jeni naraguhanuriye byasohoye haleluya ndanezerewe hako ni inkuru nziza pe mama yiwe niba akira telefone uyiyoherereze aho ngaho uyiyoherereze wamubonye Jeni ukuntu yambaye ikanzu nziza haleluya uruhande rw'itarapo Bertrand yambaye kandi bakubisemo ubupfukamunwa wow ndabona ntuze mu murenge bisa naho umuntu agiye kujya yongera gusezerana nayo yambaye agapfukamunwa oya ndazikohereza uzishyireho nta kibazo hahiye koko oya hagomba guhira rimwe ariko ni sawa mwisi y'umwuka wera niba ari Yesu wabivuze nta kitazasohora ariko ndi mu mashimwe akomeye no kuri akuzi guhanura ikintu Sandrina abantu babona ko nta shusho gifite byarangiza bikarangira gifite ishusho ubu rero buri muntu wese Sandrina nimero yanjye ushyire hariya kuri kamera nyire baze kuyibona kuko mungiye guhanurira buri muntu wese uhamagara wese ndamubwira iki Imana imuvugaho 2023 mu izina rya Yesu amen
hanyuma ndabona rwose yarakeye abwo reka naye ndebe statiye ko nyibona aha ahiye koko stati sinzi niba yazishyizeho kuri stati ntabwo mbizi ariko icyonzi cyo yewe icyonzi cyo ni kimwe nuko yambwiye ngo pastor wanjye wahanuye ko ibyanye na promesse bitazabaho ko Imana izampa umugabo w'umusore mwiza kandi umusore se wowe wari bwa uzi inkono yo kuziko yapfubye inkono yapfubye ntabwo ibiryo biribwa neza yego je namubwiye rero Jeanne Imana izaguha umugabo mwiza utazagupfubya mukobwa wanjye ntiwabyumvise niko bimeze bivuge ko yari yarapfubye kubera promesse oya hari igihe inkono itekwa ikaza gupfuba yego nuvuga ngo iyi nkono yabuze umuriro neza hanyuma icyo gihe irapfuba rero gupfuba Imana icyo namubwiraga ngo Imana izaguha umugabo utazagupfubya kandi imashini idakora ntabwo yitwa moteri icyo gihe yitwa kari moteri yapfuye rero Imana imuhaye moteri nziza izaka dinamo ikora neza biragaragara ko dinamo izaba imeze neza biragaragara ko neza umugozi uzaba uhurutura neza dinamo igenda neza rero Jani ndagusuje umukobwa wanjye mwizina rya Yesu Jenny and Bertara I love you so much bana banjye my daughter my son and my son hahiye oye niko bimeze sa ako nawe urakeye ariko shakuro nukuri ni byiza naye ndanezerewe cyane ku bwa Jenny nukuri ndishimye kubabanye na Bertrand ni nayo navuga ni couple ariko Sando uzi gushaka uri umugore icyakujyanye gushaka ukakibura se wowe ibyo bintu umva atari ibibazo buri ingo nyinshi uzabona nyinshi zisenyuka ariko jewe ntabwo ariko byagenze ingo nyinshi uzabona zisenyuka najya kubikubaza tirone reka nkubwire mashini yose idakora moteri yose idakora bagashyiramo imyumbati ntiyisye bagashyiramo ibigori ntibisye iyo mashini iba yaguye ingese nuvuga ngo biba bisaba ibikeneye kurovizwa urabyumva neza ariko uyu munsi wa none Imana ihaye mashini Jenny yitwa Bertara ese ubona ubundi ari ihe mpamvu Jenny na promesse batabanye mashine ntabwo yari yakoraga Imana yarambwiye ngo promesse na Jenny ni agatwiko birabyara agatwiko yego se sinabivugiye mu kiganiro se ntago mbyemeye naravuze ngo Jenny na promesse Jenny turi hano mu kiganiro ndangirira ndavuga ngo Imana iguhaye ubusose Imana iguhaye uburyohe mpita muhereza bombo mu kiganiro ndavuga ngo uko nguhaye impano ya bombo niko Imana igiye kuguha ibintu bisosa ariko ubuzima bwawe bwari bufite ibintu birura gusa ndavuga ngo Imana izaguha umugabo kandi izaguha umugabo mwiza uzaguhoza amarira uzakubwira ngo sheri uzakubwira mugore wanjye uzakubwira baby uzakubwira shokora yanjye mbese akose bumvuge ngo iki uburo byasohoye Jenny mwavuganye oya kamuhamagarira nonda Shakuro darishimye koko ariko natwe twese turishimye ariko uziguhanura ngo ibintu bizasohora ntibiso oya reka muhamagare kwanza nukuri turanezerewe ku bw'umuntu witwa Jenny haleluya haleluya praise God haleluya praise God amina praise God haleluya praise God amen yitaba nahitamo ngo amwivuganira oya kandi ari umuhamagaye cyangwa umuhamagara ko ufite ubwoba oya ntabwo bafite jewe umukobwa wanjye nyitaba we nyitaba ntungo zisoni ako na yitaba atitaba ikibazo cy'ubukwe bwa burahari ubukwe burahari vuba oya niko bimeze ahubwo abantu bose bamutwerere mana yanjye we ntago yitabye nta nimero yawe agira cyangwa ashobora kuba atayifite ariko icyo nzi cyo yewe ndayifite kandi n'agafoto nagahawe n'umuntu wa tekinike wo mu murenge ahantu basezeraniye rahira ariko umurenge wose ngutangaza umuntu yambwiye ni umuntu w'umweta civile w'uwo murenge yambwiye ngo pastor nemeye kuri umuhanuzi udasanzwe ngo nari narabonye ikiganiro wakoze ku Mpanuro TV ubwira Jenny katazabana na promesse umubwira ngo Imana izamuha umusore mwiza umugabo mwiza uzamukunda akazamukundira abana ngo Jenny Karameni limo shaka ya bosekere bobo shindala bobo shi vuga ngo haleluya vuga ngo amavuta mutumishi w'Imana Imana yemera Imana irakora ntikora Imana irakora Imana yawe ndayubaha irashoboye ntishoboye irashoboye haleluya amin iravuga ntivuga iravuga kandi kanagusubiza ubu rero ndi ku Gasaro TV
Pala bosh. Ariko Sandrina erega sidagusengera Sando. Buriya gihewe Imana inkishura umuntu namusenge namufasheho umwanya. Ariko icyo mbona umugisha. Kandi 2023 ndabona inzu yubakwa n'umugabo mwiza cyane. Amina. Uyu rero abafite ibintu bya black. Oya nagari black. Ahubwo barishimye. Kibakisekera. Jani. Karame mukozi. Waba wibuka nguhanurira ngo ibyawe na promesse ntabwo birimo? Ha, urumva nabyibagirwa koko. Uribuka ko nakubwiye ngo Imana izaguha umugabo mwiza utazagupfubya? Izamukura irabikoze. Lebo shikata yabo. Aleluya. Ubu rero Yego. ugira icyo ubwira abakunzi ba Gasaro TV n'abakunzi ba Jeni and Beritara. None se mbere yuko nagira icyo mbabwira. Uwabatungura umuntu akababwira akajambo kabi nanjye nkabona kuvuga. No kuri ko Imana akavuga kandi ubabwira ibyo nakubwiye turi mu kiganiro nguhanurira. Ndaje ndababwira ariko uyu muntu nabanza basuhuza. Uwo ni Beritra. No mukwe wanje, umuhungu wanje. Big boss. Karame. My son, how are you? I'm fine kabisa. I love you my son. We love you too. Ndagukunda muhungu wanje rero. Yeah. Ni wowe nari narahanuye kuva kera. Yego. Abizi ko ntaziranye nawe. Kabisa n'ukuri ntabwo tuzi. Jani namubwiye ngo Imana izaguha umusore mwiza utazagupfubya. Buriya iyi mashini idakora ipfubya ibigori. Cyane. Wazumvise bagese navuze wowe mwebwe no muremewe kandi Imana igiye kubatembereza isi yose kuko mugiye gukora ubutumwa budasanzwe mugiye kuvuga ubutumwa budasanzwe Imana izabashyigikira. Beritara abantu ugiye kuzumva abafarisayo benshi amajwi y'abafarisayo ntuzayatega amatwi abasadukayo uzababona abanditsi b'ibinyoma uzabumva uzahagararane n'Imana. Imana iguhaye umugore mwiza uzamukunde umukundira abana azagukunda n'urubyaro muzabyara Imana izarushyigikira. Kandi mpanuye nk'umuhanuzi ndi mu mavuta ntabwo ndi mu mubiri. Kandi ikindi kuri mariage niba nanarwaye nzemera ngende nzemera abantu ntwari mu modoka ariko mariage nyibonekemo. Izina rya Yesu ntabwo uzaburwaye nanjye ndahanuye. Amen. Ubu rero abantu bose bazi Jeni and Beritara baje kuri channel yitwa Jeni and Beritara. Yego rwose kabisa. Lemo shikataya umva. Yego. Mu kuva 12 umurongo wa 2 ni ijambo rivuze ngo uku kwezi kuzababera ukwezi kwifura mu myaka yose mwabayeho. Ukwezi kwa mbere tugiye kwinjiramo ni ukwezi kwifura ku buzima bwanyu. Ni ukwezi kwifura Imana igiye kubazamura. Ni umwaka Imana izabaheramo umugisha. Imbwa n'imbwebwe zizamutse zose zigiye guceceka Imana igiye gufunga amenyo yazo. Abanzi banyu bose Imana igiye kubatembereza ibajyane kure yanyu kugira ngo bazabanza barebe ibyiza Imana ibakorera. Kandi abakunzi banyu bose warudura imiti zirakora, mobile money zirakora, Airtel money irakora, bose nibabahe felicite mu izina rya Yesu. Kabisa n'ukuri rwose nabikore rwose turabyakirije. Amavuta. Ariko Robert Tara ntabwo ndamuguha nubwo nkavuye mu murenge. Nizere ko wagiye kumusura. Bya bindi ntibyemewe. Kugeza igihe nzagusengera. Ukamwambika impeta mbireba. Hari ibyo gitifu yarayavuze, hari ibyo Kurota azavuga nk'umushumba. Akira Sandrina. Sandrina agiye byanjye biba bifite. Félicitations. Merci. Ewana sha. Primo shata yaba. Ariko uza amavuta arimo. Sha turabishimiye kabisa kandi tubari inyuma. Topa zere boss. Aya ni amavuta cyane kandi n'ukuri. Ngaho madamu. Ubu ni madamu. Kwa gitifu ni madamu ariko kwa pastor si madamu. Nganabaye madamu. Kwa gitifu ni madamu kwa pastor ntaraba madamu. Mukobwa wanjye. Turagufelicite. Félicitations kabisa. Uzanya Karame. nyine urumva nanjye nari ndi mu bineza neza ndibagirwa mu bukwe hari igihe wibagirwa n'uw'ingenzi nk'umukobwa wawe mumbabarire pe.
nta mutima mu bukwe bukuru nzabatumira Haleluya. n'abakunzi bagasaro mfite y'abakunzi Sandrine iyo cyano tuzaba oya ngiye kumwohereza aza gukoresha ikiganiro azaza gukoresha ikiganiro na Bertara muri kumwe niko bimeze namwohereje iyo audience ndayisabye hakiri kare nashaka zo uyu munsi cyangwa ejo yigo sha ndabizi nemeraga ko bavugaga ko akaginga gashize ariko narababwiye nti twebwe ntidutwike ikimenyetso muzakibona nta ukinira kwidara ijambo rimwe kuri wa muhanuzi wavuze ko umutazabana na Bertara tunasoza yababana nyagasani sishaka no kumwumvira mushwiragize umuhanuzi w'ikibuno no mushwiragize umuhanuzi w'iki w'ikibuno niko babizi w'ikibuno nta jambo ryiza rimuva mu kanwa ni umunyeshyari ngayo ngu Moshetikas Lemos ndakubwiza ukuri oya ndemewe sinemewe genda umuhanuzi w'Imana genda umuhanuzi w'Imana nabwiye Jani ndamubwira ngo Imana izaguha umugabo utari promesse kandi utazagupfubya n'umunsi n'umwe ngamupfubya amabene ipfe nka promesse oya niko bimeze none disi none se ujya wumva hanze ngo abapfubuzi ngo abakibiki byose oya ntabwo Bertara azapfubya Jane uravuze ngo promesse yo kujya mupfubya oya niko bimeze sha ndumva ari hatari kweli niko Pastor CLAUDE we yes uravuze uti Bertara azamupfubye oya Bertara aremewe sibyo noneho biranadutangaje ariko nagabashwana bose ariko babapfubije abantu nese wowe bwo kwatandukanye na madamu nuko akazi kakunaniye aba muri divorce habamo ibintu byinshi ariko nibyo nabyo ni kimwe muri byo kuko niba umuntu ashobora kuba yambara yaba afite imodoka agenda mu modoka yitwara arya mu nzu nziza nta kibazo afite ukajya kumva ngo yacinye mu bashakanye none se ubwo ikindi cyaba kimujyanyeho ni igiki kitari tekinike ikibazo rero tubwira abantu ngo iki ariko ubundi sando nkwibarize umudamu uzasanga yashyizeho ifoto yiwe kuri status kucya iyo ari umudamu wubatse abagomba gushyiraho ifoto y'umugabo wiwe umugabo nawe abagomba gufata ifoto y'umugore wiwe akayishyira kuri status yiwe kugira ngo abadamu babone ko wa mugabo yubatse afite umugore kugira ngo abagabo bamenye ko wa mudamu afite umugabo ari kujya kubona ukabona yikubiseho rimwe na rimwe yanikubiseho nta meta yambaye kandi yarafite impeta yashyizeho ifoto idafite impeta kugira ngo abagabo bamubone ugasanga n'umugabo nawe yakubiseho ifoto idafite impeta ni ikibazo ibyo ngibyo rero ni bimwe mu buhehesi nibyo bizana parapara icyo ndacyemera aho ni neza rwose nabisobanuye neza cyane kubera ko uburyo ki ubivuze komeza muri frame yanjye sha sibyo nguriya munyamakuru ari guca frame yanjye bakajya aravuga ngo namushyize mama uriya munyamakuru rero hanyuma Crow karame nuko rero amakuru meza cyo kora ndabibyishimiye kandi Claude uyu munsi impamvu namusabye ikiganiro agatambwira uti mfite n'amakuru meza cyane akemera akava no mu rusengero cyane nta yindi niyi hanyuma ni icyo kintu wabwira aba bantu rero ndabizi haraza kuvugwa amagambo hano menshi hari n'ikintu mubwiye ngo cy'abafarisayo yego ngo baraza kuvuga cyane amajwi garaza Bibiliya avuga mu Matayo 19 umurongo wa 2-3-4 ngo haza abafarisayo n'abanditsi ngo nuko abafarisayo n'abanditsi babasanga Yesu baramubaza bati niki gituma Mose yaremeye gutanga urwandiko rwo gusenda umugore Yesu arabasubiza ngo icyatumye Mose yaratangaga urwandiko rwo gusenda umugore nuko imitima y'abicyo gihe yari yinangiye abafarisayo n'abanditsi abafarisayo rero ni abantu batemera ibyiza ibyiza iyo bije abafarisayo barabirwanya abanditsi bagatangira kwandika ibyo badashinzwe kwandika rero bene abo bafarisayo bene abo banaki bene abo bahivi abo bose abafilisitiya abamareki bose Imana ibatembereze ku buzima bwawe hanyuma se Crow kuki ubwe Bertara ari we uri bubwirwe cyane kuki utabwiye umugore oya umugore bagomba kumubwira bati rero uya mugabo mama mukobwa mwiza kari agasore rero ntabwo muzabana muzadivorusa abo nabo kumurya umutima nabo kurya umutima Jane niyo mpamvu rero nibanze kuri Bertara kuko Bertara cyane cyane ni uzahura n'inshuti z'umuvumo zitari inshuti z'umugisha
kuko urabona Bertara imyaka yiwe ni mike cyane. Bazavuga bati wa musore we wa mwana muto we bite byawe, bazahita bagenda bamusanishe na muka perezida na kwizera. Urabyumva? Ariko Bertara mwisi y'umwuka Imana yavuganye nanjye ko Jeni izamuha umugabo mwiza kandi ukiri muto kandi uzamukunda akamukundira abana, ikimenyetso ko azamushyira mu mategeko. Rero amategeko Jeni yarayagiyemo na Bertara. Ngayo nguko abakunzi mwese inshuti z'umugisha za Jeni na Bertara muzabatwerere. Shaba zabatwerere. Wabonye yuko nawe yarazi kazajya mu mategeko yahise ayihindura Jeni and Bertara kabisa. Oya, rero ureba ifoto nkweretse Jeni yaraberewe karaga kobwa kakabebi keza mama kaza azamuye ikiganza mama. Ako se wowe. Ako nanjye nkumbuye kuzamura ikiganza kwa gitifu. Ariko Sandrine urabizi? Uriteguye noneho? Nukuvuga ngo jewe niyo nzima Jean Claude nkimara kumva icyo amategeko ya Repubulika y'u Rwanda asaba bashakanye nta gahato. Nemeye ko wowe kanaka umbera umugore w'isezerano tukazabana nkuko twabyiyemeje. Kamera irindi yitwa uyisenga uwizeye Sandi nabasubijwe rero. Ariko nuhari ni igisubizo cy'Uwiteka. Icyo ni ikiganiro nemeye ko wizeye Sandrine umbera umugore w'isezerano tukazabana nkuko twabyiyemeje nkuko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abitegeka. Kera arabiteganyaga ariko barabitegeka. Uri muti wamenyo pe, uri muti wamenyo. Wabonye Yoweri wiyo kamara kari barabiseka. Nasamuga kera. Haleluya. Shakari munsi ndwaye munda. Reka dusoze. Oya abanyamakuru mwese Pastor CLAUDE azasezerana n'uwizeye Sandrine wa GASARO TV. Lebo sikata. Shakra. Yowe watubutana ukaza ukavuga ko uzabaye musi. Ngazabaye musi Joel. Samuga kire. Tunga kamera. Oya baza umva uko yego. Bimeze bite? Nukuri jewe ndabashyigikiye nubwo ntazi ibyo mbashyigikiye mari ibiki. Yesu ashimwe. Oya Imana imbabarire rero. Imana itobarire na Sandrine kuko amakuru ufite. Sandrine afite PS. Ariko uzi ko Irene uzikirane yisabiye urukundo intuze kuri ntuze ku Isimbi TV bikaba byaramabaye ngo Irene yateye ntuze gahongayire manu twiganirira nta mani birimo nta mani birimo abantu batabifata bayi urakoze igira ibihe byiza kandi umwaka mushya. Iki nicyo kiganiro cya nyuma dukoranye na Claude muri uyu mwaka, ariko damutajya ngo ni ibihe byose. Reka ubwire urakoze. Imana nawe guha umugisha Sandrine kandi uhita udusengera. Kameramani uhabwa umugisha nawe wadukameye neza. Inshuti n'abavandimwe mwese mudukurikirana ku GASARO TV, mukore subscribe, mukande sabone, mwibaruze, mwiyandikishe. Byibuza nyamureka dusoza umwaka ku GASARO TV tuvuga tuti haraho tugeze, dutangiranye n'umwaka mushya muri ibi nibi. Telefone ni 0782 51 15 97 0782 51 15 97. Nawe ukeneye kumva ikimana ivugana nawe, ukeneye kumva ikima isezerano, hari isezerano Imana igufitiye, hari icyo ukeneye ku Mana, mbere yuko hari icyo ukeneye ku Mana nayo hari ikigukeneyeho. Mana ndagushimye mu izina rya Yesu uwera wa Isiraheli. Turi ku GASARO TV dusengeye buri muntu wese, turi mu mashimwe y'ibyo wakoze. Ibyo wakoze n'ibyo uzakora byose ni amashimwe. Witwa ndiho kandi uzahora hiteka ryose. Mana ya Abrahamu na Isaka na Isiraheli, Imana yarinze u Rwanda n'abanyarwanda n'ubuyobozi bw'u Rwanda, ukarinda buri munyarwanda wese ahari ku isi yose. Uyu wese ukurikirana GASARO TV turamusengeye. Ibyo wakoze n'ibyo wakoze, ngwino ukomeze gukora ibitangaza. Abarwayi bakire, abari mu nzu z'imbohe bazivemo mu izina rya Yesu. Abafite karande zo mu miryango zibarekure. Divorce ndazihagarika. Mwami Imana nabo babuze ibyiringiro, Mwami Imana bihebye, ubahe ibyiringiro byo kongera kuzakira. Yobu yaravuze ngo haracyari ibyiringiro yuko igiti cyatemwa cyazongera kigashibuka. Nanjye muri aka kanya ndizera yuko igiti cyatemwe ku muntu wese, hari pièce ugiye gutera ku muntu wese, hari pièce ku mudivorce, hari pièce ku murwayi, hari pièce kuri mu nzu y'imbohe, hari pièce ku mukobwa, hari pièce ku musore, hari pièce kuri cano. Mu izina rya Yesu
uyu mwaka utararangira wigaragarize buri muntu wese. Hari ibitangaza mbona ugiye gukorera abantu 77 kuri channel ya Gasaro TV. Uyu muntu wese muri 77 mwibaruze mwiyandikishe, hamagara iyo nimero, hari kimariye kuvugana nawe. Isezerano iyagiriye neza Jenny na Beritara nawe yakugira neza, iyazuye Lazaro nawe yakuzura, iyakije umukobwa wa Yairo nawe yagukiza mu izina rya Yesu. Imana ibampera umugisha. Rero nsengera Gasaro TV, Sandrine Imana muhe umugisha, umuzamure, umukomeze n'umuryango wiwe, kandi buri umwe wese umwifuriza ibyiza zabona ibyiza, umwifuriza ibibi. Wavuze kuzaba umwanzi w'abanzi bacu, uvuga kuzaba umukunzi w'abanzi bacu. Mana waravuze ngo nkunda bankunda kandi bashaka umwete bazamura. Mana ukunda Gasaro TV na umukunde, ukunda Korode umukunde, abanzi bacu bose ubatembereze hakurya y'inyanja mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Gasaro TV.